Eh, rero ni umugisha, uyu munsi twagize umugisha wo gusangira nabo, kandi turitegura ko Imana izadukorera ibintu byinshi kuri bo. Uko bucya nuko bwira ndabizi ko hari icyo Imana izadukorera kandi izadushoboza. Rero turabishimira Imana yadufashije tukaba twasangiye nabo, bakaba bishimye kandi natwe twishimye. Imana ibaha umugisha. Nyarwanda biciye mu muco. Cyambere mbere yo kugira ngo tumbanze mbatoze, banza kubaganiriza. Iyo mbanje kubaganiriza ngenda mbereka ingeso mbi zishobora kubashora mu bintu bidafitiye igihugu umumaro. Nkabwira ko ibiyobyabwenge nta mumaro, nkabwira ko kwiyandarika nta mumaro, nkabwira ko gusuzugura ababyeyi nta mumaro, nkabigisha ko bagomba kugira umuco wo kubaha ababyeyi kandi buri umwe wese bakamwubaha. Mbabwira ko batambanje kumenya ibyo ngibyo no kubyina batabimenya. Rero ndabibakundisha kuko n'ababyeyi barabizi, nagiye mbaha telefone barampamagara. Niba umwana ageze mu rugo nk'amazu, uwo mwana yakoze iki, ese yagiye ku ishuri akoze iki, ese uko yitwaraga biri kugenda bihinduka. Muri make mbona abana numva aho nshaka kubageza ababyeyi nabo bazabyishimira. Aho ushaka kubageza ababyeyi bazabyishimira, ndetse turimo turagana ku musozo. Ndi bwifuze kuvuga ngo nkawe nk'umubyeyi urimo kubikora ku bwitange bwawe, hari ubufasha bw'abantu runaka, ese abagukurikira ni nkayihe message wabaha, cyane cyane ku cyiciro cy'abashobora kubikunda nabo bakumva abo bana babo babazana, wenda aho ukorera ni kure, ubushobozi bwo kubafasha kugira ngo baze banasubireyo burakugoye. Niki wabwira abagukurikiye kano kanya ushingiye ku ho wumva ushaka kugeza aba bana ku hazaza habo? Icyambere nabasaba inkunga y'amasengesho. Icya kabiri nabasaba ko baza bakadushyigikira, kuko baramutse baje bakadushyigikira harimo abagira umutima banza tumuhamadi kuko imbaraga amavuta kwaguka, sibyo? Wabyumvise? uko bari gusaba yanjye babikoze hirya no Yeah!
turashimira Imana yaturinze ikaduha abana beza. Aba bana ni umugisha kuri twe. Aba bana tubana nabo ni abana tureberera umunsi ku munsi, dufatanyije na Get Breakers. Rero ni umugisha, uyu munsi twagize umugisha wo gusangira nabo, kandi turitegura ko Imana izadukorera ibintu byinshi kuri bo. Uko bucya nuko bwira, ndabizi ko hari icyo Imana izadukorera kandi izadushoboza. Rero turabishimira Imana yadufashije tukaba twasangiye nabo, bakaba bishimye kandi natwe twishimye. Imana ibaha umugisha. Abana, haleluya, amashyi ku Mana, amashyi ku Mana. Umeze neza? Natwe tuzamura amaboko duhereze Imana icyubahiro kuko tuyikunda kandi ari Imana nziza. Haleluya. Nuko Imana ibaha umugisha. Bakunzi ba channel yacu Umuco Family Gospel TV, mudukurikira amanywa nijoro cyangwa se ku biganiro byacu bitandukanye, turabashimira kandi twongera kubashishikariza gukomeza gukora subscribe kuri iyi channel, ndetse mu buryo bw'imyemerere munadusengera munadusabira umugisha. Uyu munsi rero nagiye mbabwira ko muri uno mwaka hari udushya, hari inkuru nziza, hari ifitiye umumaro sosiyete nyarwanda, hari ifitiye umuryango umumaro. Niyo mpamvu uyu munsi twasuye ahantu twavuga hasa naho harimo gutorezwa igicumbi cy'umuco. Hari abana bashyize twabyita nk'irerero, ariko batozwa umuco cyane cyane ushingiye ku bukristo. Niyo mpamvu rero turi kumwe n'umubyeyi, ngira ngo kubadukurikiye mwahoze mubona imikino y'abana itandukanye. Twifuje rero guhura n'umubyeyi ubatoza, ariwo bita umutoza cyangwa se umwarimu, tukamwiganirizaho gatoya. Mbese muraho? Banza wibwira abagukurikiye. Murakoze. Amazina ni Twimbabazi Françoise, ndi umukristo ndakijijwe. Amen. Nkunda abana cyane, ntarakizwa nari umuhanzi mu bijyanye n'umuco na siporo. Nabikoze igihe kinini, nabyinaga muri Ballet Nationale, nagiye ntoza abana benshi, ubu nibo bansimbuye muri Ballet, nibo bari kubikora. Wow. Maze gukizwa rero nshaka kubishyira no mu ndirimbo z'Imana. Yego. Nshatse kubishyira mu ndirimbo z'Imana, nasabye abana ikigo kirabampa. Ni muri ubwo buryo rero ndi kugira ngo nigishe abana ibijyanye n'umuco n'indangagaciro, bakamenya mbese umuco niki, ushingiye kuki, bigenda gute, ibyo bya kera byari bimeze gute, nibyo nifuza kwigisha abantu bana. Uko numvishije neza wavuze ko wakinnye cyangwa wabyinnye muri Ballet Nationale. Ni ukuvuga ngo ibyo ukora uretse no kuba uri umutoza n'umwuga wawe ni ubunyamwuga. Mu bigaragara nuko uri umubyeyi, bigaragara wagiriye umumaro sosiyete nyarwanda, wagiriye umumaro igihugu. Ese witeguye gute bya bindi uko mwabikoraga, uko kubishyira muri aba bana? Ndabyiteguye cyane kuko njya kubikora nabanje kuba i Nyanza mu majyepfo. Yego. Nari mpafite itorero bita Gutunyange, ariko babyinaga
ibya kinyarwanda bitarimo indirimbo z'Imana. Yego. Aba rero ndifuza yuko nabigisha umuco ariko zivanze n'indirimbo z'Imana, bakamenya indirimbo za kinyarwanda, bakamenya n'indirimbo z'Imana, byose bakabibyina, yakenerwa hakahaboneka. Ndabyiteguye cyane, numva nshaka kubibigisha, kandi mfashijwe n'Imana bazabishobora babimenye. Ufashijwe n'Imana bazabishobora bimenye. Imana iguhereza umugisha. Ndashaka kukubaza akabazo gatoya, wenda ako bita ngo ni imvumburamatsiko. Nkawe urimo kuba warabikoze mu butoya bwawe, uyu munsi ukaba hari abo urimo kubishyiramo, iyo ubyiyumvishamo wumva bikuzanira nk'ibihe byishimo cyangwa emosiyo yawe iyo urimo kubyigisha abandi, wumva ari nk'iyi? Bintera ibyishimo cyane, kuko iyo uri umusiporutifu ntabwo ujya ubabara uwundi, uhora wishimye kandi wishimiye no kubyigisha abandi. Niyo mpamvu rero nanjye naricaye numva biramvunnye kwicara nta bana mfite kandi narabahoranye, numva nshaka kwigisha abana bakabimenya, mbega nkumva ndashaka kubibinjizamo neza, nabo bagakurana umuco, bakamenya kubyinira Imana neza. Ndumva nshaka ko babyinira Imana cyane. Imana iguhereza umugisha cyane. Turimo tugana ku musozo, ntabwo turi bukubaze byinshi, wenda ibirori biracyakomeje, turi bugende dukurikirana n'ibindi birori. Aba bana uti nabasabye ikigo, barabampa, utangira kubatoza, kandi byose bishingiye ku muco. Tugira ikiganiro cyitwa ngo ni umuco n'umuryango, byo shingiro ryo kumenya Imana. Bivuze ngo utaramenya Imana n'uwo muco ntiwawubahiriza. Ese ubona inyigisho ubutozi urimo guhereza aba bana buzungura iki? Uyu mubyeyi wemeye umwana we kwaza, bizungura iki iki kigo cyaguhaye aba bana kugira ngo ubatozemo bya bindi bijyanye n'indangagaciro nyarwanda biciye mu muco? Mbere yo kugira ngo mbanze mbatoze, banza kubaganiriza. Iyo mbanje kubaganiriza, ngenda mbereka ingeso mbi zishobora kubashora mu bintu bidafitiye igihugu umumaro. Nkabwira ko ibiyobyabwenge nta mumaro, nkabwira ko kwiyandarika nta mumaro, nkabwira ko gusuzugura ababyeyi nta mumaro, nkabigisha ko bagomba kugira umuco wo kubaha ababyeyi kandi buri umwe wese bakamwubaha. Mbabwira ko banje kumenya ibyo ngibyo no kubyina batabimenya. Rero ndabibakundisha, kuko n'ababyeyi barabizi. Nagiye mbaha telefone, barampamagara, niba umwana ageze mu rugo nk'amazu, uwo mwana yakoze iki, ese yagiye ku ishuri akoze iki, ese uko yitwaraga biri kugenda bihinduka. Muri make mbona abana, numva aho nshaka kubageza ababyeyi nabo bazabyishimira. Aho ushaka kubageza ababyeyi bazabyishimira. Ndetse turimo turagana ku musozo, ndi bwifuze kuvuga ngo nkawe nk'umubyeyi urimo kubikora ku bwitange bwawe, hari ubufasha bw'abantu runaka, ese abagukurikira ni nkayihe message wabaha, cyane cyane ku cyiciro cy'abashobora kubikunda nabo bakumva abo bana babo babazana, wenda aho ukorera ni kure, ubushobozi bwo kubafasha kugira ngo baze banasubireyo burakugoye. Niki wabwira abagukurikiye kano kanya, ushingiye ku wumva ushaka kugeza aba bana ku hazaza habo? Mbere nabasaba inkunga y'amasengesho. Icya kabiri nabasaba ko baza bakadushyigikira, kuko baramutse baje bakadushyigikira, harimo abagira umutima w'umuntu ufasha, bakaba babikunda, bakaba badufasha. Bamara kudufasha, kuko hari abana baturuka kure cyane bakagera hano bananiwe, n'ababyeyi ntago bajya bahora babona amafaranga yo kubategera. Rero icyo gihe umuntu aramutse aje afite umutima wo kudufasha, wenda yajya anategera abo bana kugira ngo bagere hano batananiwe kandi bahagerere igihe, kugira ngo bya bintu mbigisha babashe kubikurikirana, babifate neza batavunitse. Kuko bagera bananiwe, nkabanza nkabaha umwanya bakaruhuka. Wa mwanya baruhuka bamaze kubigisha ibintu byinshi, bigatuma uko nshaka kubigisha bitagenda neza. Niyo mpamvu rero nifuza yuko rwose ufite umutima ufasha yaza akadushyigikira. Nta kintu dusaba, nta mafaranga duca, ntayo dusaba, ni umutima gusa ukunda kandi ufite impuhwe. Twifuza ko yaza akatuba hafi. Imana iguhereze umugisha cyane. Nsoreje ku kabazo gatoya, wenda ni nkanjye wagatekereje kuko akubaza, ariko n'abadukurikira baba babyumva. Nabonye abana ufite bari mu ngeri zitandukanye, hariho abatoya, hariho n'abakuru. Ese mu kubatoza hari uko ibyo byiciro ubyitaho mu nyigisho, kubatandukanyiriza mu nyigisho cyangwa se mu
mu mikino bari bukore ingororamubiri kwa kundi ko kubyina hari uko ubitandukanye ibyo byiciro? Yego ndabitandukanya. Urabona nk'umwana w'imyaka 7 ntago wamwigisha nk'umwana w'imyaka 13. Ndabanza nkafata babandi batoya nkabereka uburyo bagomba gukora. Namara kubereka uburyo bagomba gukora na babandi bigiye hejuru nabo nkabigisha ukwabo. N'abahungu kuko ntago wafata abahungu ngo uhite ubavanga n'abakobwa. N'abahungu ugahita ubafata ukabigisha ukwabo. None iyo maze kubigisha mbahuriza hamwe. Namara kubahuriza hamwe noneho nkagenda mbereka buri wese agasubira mu byo yize, buri wese akagenda asubira mu byo yize, nkaza kubyazamo ikintu kimwe, byose bigahita bihura. Imana iguhereze umugisha cyane. Uduhaye ikiganiro cyiza, ndetse wenda ngira akantu k'amatsiko kavuga ngo uri umutoza, uri hano urabafasha, hari abagukurikiye, ushobora kugira icyifuzo akavuga ati se uwo mubyeyi nimba adakora igihe cyose, ngewe nk'umuyobozi w'ikigo runaka cy'amashuri, ese navugana nawe nanjye akaza kuntoreza umunsi runaka, cyangwa ni nka akademi yawe ukorera ahantu hamwe, ugira icyo utubwira kuri ako kantu? Nibyo nifuza ahubwo cyane, nibyo nifuza, kuko ngiriwe ubuntu nkagira abanyishimira bakanshaka, ndi tayari kubigisha kuko n'ubundi nibyo nakoraga ni Nyanza, hari ibigo byinshi bya Nyanza ninjye wabyigishije. Rero nifuza ko nahi Kigali, nubwo haba ari inyuma ya Kigali, hose uwankenera najya kumwigishiriza abana, kandi rwose ibyo namubigisha ni ibintu byiza byabyarira n'ikigo inyungu, n'umwana bikamubyarira inyungu, n'ababyeyi nabo ubwabo bikabanezeza kandi bikababyarira inyungu. Rwose ndifuza ko uri bunkurikire, ndifuza yuko yampa akazi nkamwigishiriza nta kibazo. Ayo mahirwe ugafasha abana b'Abanyarwanda nkatwe bigisha umuco n'umuryango, rwose tuguhaye ikaze aho twagukenera hose ko twakubona. Abari badukurikiye, Imana ibahereza umugisha. Umubyeyi aravuga ati ndahari, ni umuhamagaro wanjye, ngigisha kinyamwuga kuko nabitorwe, yahoze akora mu itorero rikuru ry'igihugu, mu babyinnyi ndetse n'abaririmbyi. Imana iguhereza umugisha w'umubyeyi. Murakoze cyane. Yego. Ndabakunda cyane, ababyeyi bacu barabakunda cyane mwese, sibyo? Ni mwebwe bana ejo bazavamo abaminisitiri, ni mwebwe bazavamo abadepite, harimo abazavamo ingabo, sibyo? Abasirikare, abapolisi, abadokiteri, murimo abantu bakomeye benshi batandukanye, sibyo? Ariko uyu munsi twari gusangira namwe Noheli, tukabifuriza Noheli nziza. Ari umunsi twibukaho umunsi Yesu Kristo yadupfiriye, yavutse, sibyo? Uyu munsi rero ntabwo twabishoboye gusangira namwe Noheli. Uyu munsi nibwo twari twifuje gusangira namwe Noheli, sibyo? Kandi byagenze neza? Yego. Mwaryohewe? Yego. Kugira ngo turebe ko tuzagaruka, ubwo mutubwiye ko byagenze neza. Tuzongera tugaruke dusangire namwe. Icyambere tubifuriza nuko mugomba gukomeza, simwiga? Mugomba kwiga neza, mukanezeza ababyeyi, mukagera aho ababyeyi banyu batageze. Ibyo twaze tuvuga ko muzaba docteur n'abandi bantu bakomeye, ni mwebwe muzaba bakomeye, sibyo? Harimo n'abazavamo ababishop, abapasiteri batandukanye, sibyo? Bitewe n'icyo buri wese yiyumvamo. Turabifuriza ibyiza rero, niyo mpamvu twifuje gusangira namwe kugira ngo namwe mwishime, mubone ko ababyeyi banyu babazirikana cyangwa inshuti zanyu. Yenda inshuti y'abana, sibyo? Inshuti y'abana rero nuko twifuza ko mugomba kwishima, ariko tunabasaba ko ibyo kwa ishuri babigisha mugomba kubishyira mu bikorwa. Ikindi, umwana kugira ngo azabe umuntu ukomeye nuko yubaha n'ababyeyi, sibyo? Ikindi, mugasenga. Murasenga mwese? Muzareke gusenga, muzajye mugira n'abandi inama, kandi iki gikorwa tuba dukoze tuba tugira ngo namwe nimukura muzagikorera abandi bana bagenzi banyu, sibyo? Nugera ku ishuri ugasanga hari umwana mugenzi wawe udafite ikaramu, ukaba uzi ko mama afite amafaranga, uzagenda ubwire mama wawe amugurire ikaramu, sibyo? Kugira ngo mugenzi wawe nawe yige, mwese mukomeze kwiga, sibyo? Muri abana beza. Ngiye kubasabira umugisha rero, dutahe
murasigarana ba grandma ni ba grandma harya abana tubanze tumuha amagi kuko imbaraga amavuta kwaguka sibyo wabyumvise imana imuhiki umugisha imbaraga amavuta kwaguka amina amen ngiye kubasengera ubundi noneho mujye musenga bomboze mujye muzibona kenshi abantu azisibakirira hano tuzaye tuzohereza rimwe na rimwe bombo zo mushobora kuzajya muzibonaho kenshi sibyo dushimira Imana kuri iki gikorwa dushoboje. Data mwiza mandikira mu byose Mana nyir'ubutware turagushimira neza yawe turagushimira urukundo rwawe turagushimira kwizerwa kwawe nushimwe ko ari wowe dushoboje gukora ibi nushimwe ko ari wowe waduhaye amafaranga yo kugira ngo dukore ibi ngibi turagushimira mwami mwiza turagushimira n'abana twabonye kugira ngo dusangire kuri uyu munsi icyubahiro ni cyawe Kristo nicyongere kikugarukire turaguhimbariza ibyo wadushoboje turaguhimbariza ko uzadushoboza n'ibirenze turagushimira ko tuzasangira n'abarenze abangaba turagushimira mwami ku muyoboro wawe ukomeje gutanga kubw'urukundo utkomeze utwuzuza inzara n'inyota yo kugira urukundo rwo gukunda abana no kugira ngo bishime turasenze no mbasengera aba bana kugira ngo bazavemo bakomeye bazaba bakire bazaba abantu bo gufasha abandi bana bagenzi babo bazaba abantu bo gufasha abandi bantu badasanzwe n'izina rya Yesu Kristo bamanura umugisha wawe mwami w'icyubahiro bamanura umugisha wawe abana bazavemo abo bateganyirije nta mwana uzavamo hano utazayoborwa nawe mu izina rya Yesu Kristo reka umucyo wawe bamurikira umunsi ku wundi reka kugira neza kwawe kubabeho umunsi ku wundi reka kwizerwa kwawe kujye kubabaho umunsi ku wundi ubarinde ibibi byo muri iyi si ubarinde ibishuko byo muri iyi si bazaba bukeneye mu izina rya Yesu ngaho ganza utegeke muri byose mwami turakwiringiye nk'umucunguzi wacu turakwiringiye nk'inshuti yacu turakwiringiye nk'umubyeyi wacu uzananirwa uzamufata ukuboko uzatentebukirwa mwami uzamufate kuko tuzi ko ari wowe muyobozi mwiza kuko tuzi ko ni wowe mujyanama mwiza aba bana uhereye ku muto ukageza ku mukuru ndabasabiye ngo bazaba bakomeye igihe nk'iki ngiki cy'undi mwaka utaha tuzasange barahindutse amanota bagiraga ndabasabira ubwenge mu ishuri amanota bagiraga yiyongereho mu izina rya Yesu Kristo tubasabiye kubaha ababyeyi kugira discipline kuzaba badasanzwe muri iki gihugu ndetse no hirya yacu ndetse n'isi yose no kumera z'isi yose tubigusabye tukwizeye kubidukoreye mu izina rya Yesu urakoze amen